ikisigaye no kubashyingiranya tugasinya gusa nagushika ndayamanitse gitifu nabemerera kubasezeranya udutume twebwe dushyiremo dukota hanyuma tuze tubafashe kugira gute gusinya nako ubundi si ibintu bisigaye ni ibi nge nabiraye yewe nabiraye kumye bikurikirane neza gusa wa mwana w'umuhungu nyamuneka witonde ariko se mwaretse kugira ikibazo zamu konje ibintu byanyu bikora zamu bakingurire sawa are ubura kutubwira uko bimeze zamu ngire umunsi mwiza yego na ariko rero oya akantu mu rugo oya ngewe ubu ngubu hari ibintu gutekereza sawa zamu bakingurire none se urubino niho uba wamaze igihe niho wavukiye umva rero maze igihe ndi gushakisha umuntu nari mubuze rwose uyu muntu waba warigeze haho ugeze umubona uyu oya umuntu nawe ababonye mana yanjye itegereze neza harya waba waramubonye ariko ntubyiteho akaguca mu maso gutya itegereze neza rwose umbwire niba ntawe wigeze umubona uyu muntu wapi nawe nigeze mbona pe muri iki cyaro ntabwo wapfuma ntawe wabonye Emi uherereye koko imisozi nyimajije amaguru bakunzi b'inzira umusanda bashuje umwerere hose mwaje kuna kwanga ibintu bikomeje kuba byagorana cyane mwaje kuna kwanga ubita Kamarade akomeje gushakisha Emile ese none bigiye kuba byagenda bute Kamarade bwaze kuba yabona Emile deko twabonye kwanga Emile ameze nako twabonye kwanga Emile bamurashe ese Emile yaba yarapfuye nawe ufite amatsiko menshi nawe kandi ukomeje kwibaza koko nimba Emile yaba yarapfuye angira ngo menye kwanga ubita Kamarade akomeje kwibaza hano Emile yagiye ngo kubona kwanga ubita Kamarade yahangayitse cyane ndetse Kamarade byamuteye ikibazo gikomeye cyane kubona atari kubona Emile uri kubona kwanga aha ari ibintu bitoroshye kandi kubona yuko kumubona ari ibintu bigoye cyane gusa mbere yuko dukomeza ndagira ngo manze ngwisabira akantu gato ya cyane nyamuneka nimba uri kubona yuko kwanga Emile ari bwaze nimba uri kubona kwanga Kamarade ari bwaze kuba yabasha kubona Emile ndagira ngo nawe ubashe kuba wajya muri commenting wandikemo amen amen utwereke ko wizeye Imana kandi wizeye yuko Imana ari bwaze kuba yabahuza kandi Kamarade akabasha kuba yatabara Emile kuko mwabonye kwanga ubita Emile ibintu bitoroshye mwabonye kwanga ubita Emile ameze nabi cyane ndetse Emile ashobora kuba yanava ese Emile yaba yarapfuye Emile baba baramurasha gapfa nawe ndabizi ko ari cyo kintu komeje kwibaza kandi nawe ndabizi ko icyo kintu ufite amatsiko menshi kandi nawe ndabizi ko ari cyo kintu ushaka kugira ngo umenye ushaka kugira ngo umenye ukuntu Emile ibyo bimeze ushaka kugira ngo umenye niba koko Emile yaba yarapfuye gusa ngiye kuba namara amatsiko kandi ngiye kuba nabwira ibyo kuba byakuri cyo byose muri no filime inzira y'umusarani ngiye mugiye kubana nyitatiki Blaze ngo ha ikaze tugiye kuba twaganira kuri no filime inzira y'umusarani ndetse tureberera hamwe n'ibigiye kuba byakuri cyo byose kuri benshi mwasigaye amatsiko ndetse no kuri benshi mwasigaye ukuntu bigiye kuba byagenda ngiye kuba nabwira agashya kabashije kuba ka muri no filime inzira y'umusarani dore ko mwamaje kubona kwanga bita are nawe nta bintu by'imikino ndetse are yatunze
atunze imbunda umuganga akamubwira ati nutavura Anita nutavura uno mugore wanjye nzakwiyicira. Ese bizagenda gute? Arebye bizarangira gute? Mugiye kuba mwabona ko none angahe ibintu bigiye kuba byabatungura cyane kandi mugiye kubona ko ino film yacu igiye kuba yagira iryo cyane kandi mugiye kubona ko ahangana n'uwo bita ari nawe ibyo bigiye kuba byangira kandi ari nawe polisi igiye gutangira kumukurikirana. Ese bizagenda gute? Nawe amatsiko ni menshi kandi nakomeje kubaza ukuntu bigiye kugenda, dore ko yaje akabwira Fabiola na Rugema ati Emile naramwishe, ubu ngubu Emile yarapfuye. Gusanga wabonye ko bita Fabiola yanze kuba yabyisira, Fabiola yanze kuba yakwizera ibintu arari kumubwira. Ese none bigiye kuba byagenda gute? Ese koko are yaba yarishe Emile? Nawe amatsiko ni menshi kandi nawe uri kubaza ukuntu bigiye kuba byagenda. Gusa ngiye kuba nakubwira akantu kose ndetse ngiye kuba nakumana amatsiko ndetse ngiye kuba nakubwira ibigiye kuba byakurikira byose muri ino filime Inzira. Musana bigeze ngaho bwa mbere nyaboneka, ndagusaba gukanda subscribe kugira tujye tubana kandi tukomeze kugenda dusubirwa neza ino filime Inzira y'umusaraba. Ngiye kubona yuko ngo bita Emile ntakibaye ndetse mugiye kubona ko Imana igiye kuba yatabara Emile, ubundi Emile akaguru kari muzima. Ese bigiye kugenda gute? Kanga tubonye ko Fabien ndetse na Rugema banze kuba babyizira babwe arati ntabwo twakwizera yuko Emile yapfuye kuko baraho ngo Emile ndetse na Kamade turabazi neza yuko batajya bashyigwayo. Ese none Emile byamugendekeye gute? Emile ibye byagenze gute? Emile ibye biraza kuba byarangira gute? Ese Emile ari bwaze kubasha kuba yabona ubufasha? Emile ari bwaze kuba yabona ukajyanwa kwa muganga? Ko tubonye kwanga bita Emile bamurashe mu gatuza ndetse ibintu bitoshye ko twabonye kwanga bita Emile yasigaye yaryamye hasi. Ese Emile yaba yapfuye? Emile ibye biraza kugenda gute? Kwanga muri kubona yuko ibintu bitoroshye kandi muri kubona yuko anga kugira ngo bita Kamarade bashe kuba yamenya hano Emile ari kari ibintu bigoye cyane, kari ibintu bitoroshye. Urumva yuko anga ibintu bikomeje kuba byagorana cyane kandi ibintu bikomeje kuba byakomera cyane. Ese biraza kuba byagenda bite? Kamarade ari bwase kuba yabona Emile ubundi abashe kuba yamutabara cyane yuko anga Kamarade aramutse abonye Emile yahita amujyana ubundi bakamuvura. Murabizi yuko papa wa Emile ari umudokiteri, murabizi yuko ashobora kuba yavura Emile ubundi Emile akongera agakira. Murabizi yuko yari umudokiteri ukomeye cyane ndetse ari wo navuraga umuryango wo kwa Iribagize. Urumva ko rero anga Kamarade aramutse abonye Emile ibintu byaba bigenze neza kandi anga Emile yakongera agakira ubundi Emile akajya guhiga umukunzi we. Ese bizagenda gute? Emile aramutse akize yabasha kuba yakongera guhura na Anita, dore ko tubonye kwanga bita ari nawe akomeje gupanga uburyo azasezerana na Anita kwa muganga agakira ahita amujyana. Gusa tubonye kwanga bita Fabiola imutegwa ndetse Fabiola akavuga ati ibyo bintu ntabwo bishoboka kuba twatanga ruswa muri iki gihugu, ntabwo byemeye gutanga ruswa kubera ko nimba ari ibyo byo gutanga ruswa ngende yamanitse uzabagwe yifashe. Ese bizagenda gute? Ibi bintu arari gupanga bizabasha kuba byamukundira, bizabasha kuba byamuhera, dore ko navuga kwanga ibintu arashaka gukora, ashaka kuba yasezerana na Anita ku ngufu, dore ko navuga ko Anita kuba ari muri koma ndetse kuba baramurashaka baryamye hari nta kintu na kimwe ari kumva ndetse nta kintu na kimwe azi. Urumva kwanga ubita ari yabasezeranye na Anita ndetse Anita atabizi ndetse Anita atabishaka. Ko murabizi neza yuko Anita aramutse ari muzima, Anita aramutse afite imbaraga yakwigira ashakana na Ari ndetse atakwemera no kuba yasezerana na Ari. Angira ngo murabizi yuko kwanga bita Anita yahanye igihango ndetse na Emile bahanye igihango gikomeye cyane, amubwira ati uko byagenda kose cyaba cyose cyadutandukanya cyose agiye sinzigira nkwibagirwa. Ngira ngo kwanga bita Anita igihango yagiranye na Emile agikurikije ndetse akabasha no kuba yamwitangira. Ngira ngo ko bari bagiye kurasa Emile agusanga bita Anita agahita yitanga agahita amwitangira akamutabara. Gusa nubwo yamutabaye mwabonye ko nubundi byarangiye barashe Emile. Gusa navuge kwanga bita Anita nawe yakoze igishoboka cyose kugira ngo abashe kuba yarinda Emile nuko bitabashije kuba byamukundira. Ese bigiye kuba byagenda bite? Emile ndetse na Anita bazongera kuba bahura? Nyaboneka nimba wumva yuko koko icyaba cyose ndetse icyabatandukanye cyose bazaguma gukundana ndetse bakongera baganahura, nimba koko ari kubyizendagira ngo ujye muri comment ugire ijambo rimwe ubwira arahanga wo ugire ijambo rimwe umubwira ko muri kubona yuko kwanga are ibyo ari gukora byose n'ubundi ari kururusi ibyo ari gukora byose ndetse n'ibyo yapanga byose bitazigira bikunda kubera ko ikimana yafatanyije nta numwe wabasha kuba itandukanya. Rero nagira ngo nawe ujye muri comment y'ijambo rimwe ubwira ari kuko muri kubona yo kwanga ibyo ari yakora byose ibyo ari kwigira byose n'ubundi bizarangira byose bibaye zero. Ese bizagenda gute? Kanga ibintu bikomeje kuba byakomera cyane. Kanga muri kubona yuko ino film yacu ikomeje kuba yagaragaza mu dushya twinshi ndetse ino film yacu ikomeje kuba yaryoha cyane. Mwamaje no kubona kwanga bita iribagiza nawe ibintu bitoshye. Mwamaje kubona kwanga bita iribagiza ndetse na Cyusa akomeje kugenda yereka iribagiza katakimukunda ngira ngo bonye imyitwarire ya Cyusa ngo Cyusa kugenda yerekana imyitwarire idasanzwe kuri iribagiza. Angira ngo uri kubona uburyo hangaho Cyusa ari kugenda abwiramo iribagiza ndetse n'amagambo ari kugenda amubwira wumva yuko hangaho bita Cyusa atagikunda iribagiza. Ese bizagenda gute? Cyusa ibintu ari gukorera iribagiza ni ibiki? Ibintu Cyusa ari gukora ni ibiki ko tuzi neza yuko Cyusa yari yaraye iribagiza isezerano amubwira ati nimba utari kureba ninge uzakubera amaso ndetse ikintu cyose uzakinira nzakikuzanira. Gusa muri kubona kwango bita Cyusa atangiye kugenda yinuba iribagiza ndetse Cyusa atifuza no kuba yaginana
atifuza no kuba yagendana iribagiza mu muhanda. Ese bizagenda gute kangaha ubita iribagiza wakakunda cyusa ko twabonye kwanga ubita iribagiza atifuza no kuba yatandukana na cyusa, gusa cyusa we ari kugenda mucira amarenga amwereka yuko atakimukunda ndetse atakimushaka no kumubona. Ese bizagenda gute kanga ubita cyusa komeje kugenda abwira amagambo mabi iribagiza ndetse iribagiza ari kugenda rero avuga ati cyusa ni ibiki uri gukora, cyusa nagukoreye iki kugira ngo nkorere ibi ngibi, ese cyusa ni ibiki uri kunkorera, uri kubona ko hanga ari ibintu biri kubabaza iribagiza cyane. Ese bizagenda gute kanga navuye ko bita cyusa atangiye kugenda yiteretera abandi bakobwa ko twabonye kwanga cyusa atangiye kugenda ajya guhamagara gahita asohoka akajya kuvugira singira ngo vishe kwanga bita iribagiza amubajije ati ese kubera iki baguhamagaye buri munsi usohoka ukajya kwitabera hanze n'ukubera iki, ngira ngo ese umva kwanga bita cyusa mushubije nabikendetse cyusa namubwiye nawe akamubwira ati igihe cyose ndi kuvugira kuri telefone nta burenganzira bwo ufite kuko wambaza ibyo ndi kuvuga cyangwa ibyo nkorera byose kuko iyi telefone ni umutungo wanjye wigenga. Ese bizagenda gute kanga muri kubona yuko ngo bita cyusa akomeje kuba yahemuka ndetse cyusa akomeje kwangiza isezerano yahaye iribagiza. Ngira ngo murabizi neza isezerano hanga cyusa yahaye iribagiza, ngira ngo murabizi isezerano yahaye iribagiza ibwo iribagiza yarakimara guhuma. Ngira ngo umvisha amagambo hanga bita cyusa yabwiye iribagiza, gusa muri kubona ko hanga bita cyusa atagishaka no kuba yabona iribagiza. Ese bizagenda gute, bizarangira gute? Nyaboneka nimba nawe kuko uri kubabazwa n'uburyo cyusa ari kwitwara, nimba nawe kuko ibintu cyusa ari gukora biri kugenda bikubabaza, ndagira ngo nawe ubashe kuba wajya muri comment ugira ijambo rimwe ubwira cyusa kuko ibintu cyusa ari gukora muri kubona ko ari ibintu bibi cyane ndetse cyusa ari kugenda hemuka cyane. Nawe ndagira ngo rero ujye muri comment wibutse cyusa yuko iribagiza yigeze kumutabara ndetse wibutse cyusa yuko hari isezerano iribagiza, wibutse cyusa yuko hari isezerano yigeze guha iribagiza. Rero nyaboneka nawe uragira ngo ujye muri comment ubashe kuba wagira ijambo rimwe ubwira cyusa ribashe kuba ryamwibutsa yuko adakwiye kuba yasiga iribagiza ndetse akwiye no kuba yaba hafi iribagiza. Ese bizagenda gute kanga tubonye ko bita rugemwa nawe ubwoba bwamutashye, ko tubonye kwanga bita rugemwa nawe byamucanze, ko tubonye kwanga rugemwa ubwoba ari bwishi ndetse hanga rugemwa afite ubwoba bwishi cyane yo kwibaza uburyo biraza kuba byagenda nagira mu rukiko. Dore ko twabonye ko rero gubwira Fabirati dushaka ukuntu tujya kuganiza bamwe mu bo dushaka ko tujya kuganiza mama iribagiza cyangwa tuganize iribagiza. Ngira ngo kwanga bita rugemwa nawe yapanze kuba yashimuta iribagiza kugira ngo iribagiza atazabasha kuba yagira mu rukiko ubundi agajya akavuga ibyo yabonye byose ndetse akavuga n'ibyo rugemwa yagiye amukorera byose. Ese bizagenda gute rugemwa azabasha kuba yatsinda urubanza kanga muri kubona ko ibintu bitoroshye ko muri kubona kanga ibintu bikomeje kuba byagorana cyane. Noneho bizagenda bite? Dore ko ari benshi mufite amatsiko ndetse ari benshi muri kwibazwa ukuntu bigiye kuba byagenda, gusa mugiye kubona kagace kagiye kuza, noneho kagiye kuza ari umuriro ndetse kagiye no kuza ari rurangiza. Mugiye kubona yuko hanga ibintu bigiye kuba byageraho biryoshye cyane ndetse kuri benshi mufite amatsiko ndetse no kuri benshi muri kwibazwa ukuntu bigiye kuba byagenda, gusa mugiye kubona yuko hanga bita EMILE nawe ibintu biraza kuba byagenda neza ndetse EMILE agiye kuba yatabagwa ndetse navuge ko hanga bita CAMARADE agiye kuba yabona EMILE ubundi agaterura EMILE akamujyana kwa muganga. Ese bizagenda gute EMILE azabasha kuba yakira ko twabonye ko bamurashe ndetse hano bamurashe isasu hano habi cyane ndetse bamurashe isasu ryo ku mutima bigaragara yuko kugira ngo akire ari ibintu bitoroshye cyane. Ese bizagenda gute ko navuge ko hanga bita are nawe yakoze ishyano, ko navuge ko hanga bita are nawe akomeje kugenda akora amabara hano hatandukanye. Angira ngonye ko are yakoze ishyano ndetse are yageze kwa muganga gatunga muganga imura akamubwira ati uyu n'umugore wanjye na mukadakize nzakwica. Ese bizagenda gute hanga, ese bizagenda gute hanga ko muri kubona ko hanga ibintu arari gukora ndetse ibintu arari gukora ko bimeze nko afite ikibazo cyo mu mutwe, bizagenda gute? Ese nawe uri kumva arakwiye kuba yakurikiranwa n'inzego zibishinzwe ubundi nawe akaryozwa ibyaha amajije gukora cyane yuko navuga ko amajije gukora ibyaha byinshi cyane, navuga ko ibintu ari gukora atari byo. Ese bizagenda gute, bizarangira gute? Ese arazabasha kuba yatsindira Anita? Nawe rero ndagira ngo ubashe kuba watubwira kuko nimbona yuko arakwiye kuba yatsindira ndetse nimbona yuko are akwiye kuba yabana na Anita, ndagira ngo nawe ubashe kuba watubwira kugira ngo tuyike ko nawe udukurikiye kandi wifuza yuko ibya Anita ndetse na EMILE byagenda neza ndetse bikarangira bibaniye, kuko ahangaha muri kubona yuko ari ibintu bikomeje kuba byagorana cyane ndetse ari ibintu bikomeje kuba byakomera cyane muri no filime Inzira y'umusaraba. Ese bizarangira gute, bizagenda gute? Mbere yuko dukomeza ndagira ngo manze nkwereke filime iri guca ibintu hirya no hino bayita Ubwibanga. Niba utari wayibona rero ndagira ngo nawe ujye kuri CAMARADE filime uzabasha kuba wayireba. Mbere yuko ngira icyo nkubwira rero manze filime nyarwanda, nyuma yuko tubateguriye filime zagiye zikundwa hano mu Rwanda nka Gira Amata, Intare y'Ingore ndetse n'Inzira y'Umusaraba, Amazing Film Production yongeye kugutegurira filime y'akataraboneka yitwa Urwibanga. Ni filime ivuga ku mugabo w'umukire witwa CAMARADE ufite urugo rwiza ndetse n'umugore mwiza, gusa ikibazo gihari nabonera umwanya umugore we kubera akazi kenshi. Reka nze ite mbikoherereza nongera iki ntacyo, reka nze mbikore. Yes
ese umugore wa kamarade arakomeza kubyihanganira? Ngira ngo ugende yivanze hano. Ku rundi ruhande Emile ni murumuna wa kamarade, amwishyura kaminuza ndetse icyo ashaka cyose arakimuha. Gusa umugore wa kamarade atangiye kumukunda. urabona ibintu ukoze? No, ntabwo ayo makosa nayakora. Sinshobora. No, ntabwo ibintu nabikora. Wanyumvishije Emile. Ayiwee, Emile birangiye atsinzwe, yemeye kuryamana n'umugore wa mukuru we. Ese murumuna Grace kamenye karyamana na Emile arabivuga? Uca inyuma mukuru wawe, nk'uwo mukuru wawe aje agasanga mwahuje urugwiro kandi umaze kwigira isyanutse. Wapfuye arihuse. Ese kamarade we namenye yuko murumuna we asigaye aryamana n'umugore we, bizagenda biti? Ntuzacikwe n'iyi filime, ni kuri uyu wa mbere tariki 15 z'ukwa 9 kuri channel yitwa Camarade Films. Twayipininze muri comment, gera yuko re subscribe kugira ngo uzabe uwa mbere mu kuyireba. Urwibanga. twikomeje ngomashije kubona yuko anga ibintu bituruka ngomashije kubona yuko anga bitarugemwa n'ubwoba bwa mutashye ngomashije kubona ko anga bitarugemwa afite ubwoba bwo kuba yajya mu rukiko. Ese biraza kuba byagenda guturugemwa ari bwaze kuba yatsinda mu rukiko ko tubonye yuko anga bitarugemwa ubwoba bwa mutashye ndetse ubwoba bwa mubanye ubwoba dore ko anga ari kwikeka ibyaha kandi azi neza yuko ibyaha byose baramurega kuko araza kuba ari ukuri yarabikoze. Ese biraza kuba byagenda guteka mama iribageza nawe nta bintu by'imikino mama iribageza nawe yiyemeje kuba yakuruka ashoboye kose kugira ngo rugemwa azabashe kuba yahanirwa ibyaha byose yakoze. Ese biraza kuba byagenda gute rugemwa nabasha kuba yagira mu rukiko none rugemwa ari bwaze kuba yabyitwaramo gute ko hangaye ibyo rugemwa yishi ibyo rugemwa yanse ko bimenyekana ndetse ibyo rugemwa yishi imyaka myinshi bigiye kuba byamenyekana ndetse mugiye kuba mwana kino filime yagiye kuba yagiye ryoshye cyane kare mugiye kubona ko ibyo rugemwa byose bigiye kuba byajyanze kandi rugemwa ibyo yishi imyaka myinshi ndetse ibyo rugemwa yanze ko bimenyekana mugiye kubona yuko byose bigiye kuba byajya hanze. Ese Fabiola namara kumenya ukuri kose, Fabiola namara kumenya yuko rugemwa afite ibintu byinshi yababeshye, biraza kuba byagenda bite noneho kanga mu giye kwa noneho kanga ibintu bigiye kuba byahindura isura dore ko mugiye kuba mwana kino filime yacu igiye kuba yagira ryoshye cyane kandi mugiye kubona kino filime yacu igiye kuba yatangira kuzanamo utumanye twishi cyane. Mbere ko dukomeza nongera manze nkwibaza akabazo gatoya cyane nyamuneka, ese wowe wari umucamanza ugucira rugemwa urubanza ndetse na Fabiola bari kubacira urubanza, urumva rugemwa ndetse na Fabiola ndetse na nyina ntambara bakwiye kuba bakatigwa imyaka ingahe muri gereza? Ndagira ngo nawe uje muri comment ubashe kuba watubwira imyaka wumva rugemwa akwiye kuba yakatigwa muri gereza urebye ibintu byose rugemwa yagiye akora ndetse n'ibyaha byose rugemwa yagiye akora. Urumva rugemwa akwiye kuba yahabwa ikihe gihano? Jya muri comment no bashe kuba watubwira kugira ngo utweke ko nawe wifuza yuko rugemwa yakatigwa ugwa burundu kandi wifuza yuko rugemwa yahanirwa ibyaha byose yakoze kuko murabizi neza yuko rugemwa ntakize kandi murabizi yuko rugemwa yagiye akora ibyaha byinshi. Ese noneho bigiye kuba byagenda bite noneho kanga ibintu bigiye kuba byagenda noneho ko nahanga filime yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane. Ese noneho biraza kuba byagenda bitanga ubita Kamarade nawe kakomeje kwiruka imisozi ndetse n'ibibaya kokomeje guhigahigaho aho Emile yaba yaragiye, biraza kuba byagenda gute namara kubona yuko Emile bamurashe namara kubona yuko Emile atameze neza namara kubona yuko Emile agiye kuba yapfa, biraza kuba byagenda bite? Ese Emile ari bwaze kuba yarokoka, Emile ari bwaze kuba yakira mbere kuko nawe ufite amatsiko ndetse nawe ukaba ufite ubwoba yuko Emile yapfa. Gusa nagira ngo ko Imana itari bwaze gutuma Emile apfa ndetse mugiye kuba nkabona kwanga ubita Emile agiye kuba yatabagwa ndetse Kamarade agiye kuba yabona Emile ubundi amutwara mushyire dogiteri ubundi dogiteri abashe kuba yamuha imiti ubundi Emile yongera kiri. Murabizi yuko imipango yose yo kwa rugemwa ibyo rugemwa ndetse na Fabiola byose bapangaga ngira ngo arabibonye ibintu byose bagendaga bakora bizi neza yuko angaho bita dogiteri yahitaga atanga umuti wundi ibyo nyira ntambara ndetse na Fabiola byose bapanze byose bikarangira bipfa. Rero navuga ko angaho nubwo Emile yarashwe nubwo Emile atameze neza mugiye kubona yuko Emile agiye kuba yakina ndetse ibintu bigiye kuba byagenda neza ndetse na iribagiza nawe agiye kuba yahumuka dore ko ari benshi mukomeje gutega gahinda na iribagiza ndetse ari benshi mukomeje kubabazwa n'uburyo iribagiza yabaye impumye. Ndabizi ko ari benshi byakomeje kugenda
bitera impuhwe ndetse n'agahinda gakomeye cyane kubona iribagiza yarabaye impumyi. Ndabizi yuko ari benshi byagiye bibaza ndetse ari benshi byateye agahinda gakomeye cyane, ariko mbere yuko dukomeza nagira ngo manze nkumvisha aka kantu kugira ngo tuze gukomezanya tugenda neza cyane. Ndagira ngo manze umva aka karirimbo ngo bita iribagiza yabashije kuba yaririmba ubwo yari mu gahinda ndetse ari kubona uko cyose ari kumwitwara ndetse ari kubona urukundo cyose ari kugenda mwanga. Ndagira ngo namanze umva aka karirimbo. Akamwizeza urukundo ariko uko iminsi yagiye isi yamubereye ikijimye, amaso yarahuma urukundo rurasubira inyuma. Karibagiza ararira bibaza aho icyizere cyagiye, Cyusa yaramwihakanye kuko yabaye impumyi, ariko umutima we uracyakunda. Yibuka iminsi yamusekaga akamubwira amagambo meza, ariko wamuhunga kaho guhungwa ari icyaha. Gira ngo nawe wabyumvishe yuko ari akarimbo keza cyane ndetse akaririmbo kamaganye ndetse akarimbo kagahinda kuri iribagiza. Niba ariko ko wakunze aka karirimbo, ndagira ngo bashe kuba wajya muri comment bashe kuba badusaba niba koko wifuza yuko twazayikumvisha ndetse wifuza kumva ino ndirimbo yose ukayirangiza. Ndagira ngo nawe ujye muri comment ubashe kuba watubwira kugira ngo utwike ko wifuza ko wakumva ino ndirimbo, kuko muri kumva yuko ari akarimbo keza cyane kandi ari akaririmbo kari kuguma kugenda gakundwa na benshi, dore ko abakumvishije ku munsi w'ejo basigaranyaga ndetse n'amarira menshi, dore ko ari akaririmbo karimo uburyo iribagiza abayeho ndetse n'uburyo iribagiza atangiye gufatwamo na Cyusa, ndetse kavuga no ku rukundo rwa iribagiza na Cyusa muri no minsi. Ese bizagenda gute? Cyusa azisubiraho? Ese Cyusa azabasha kuba yakongera gukunda iribagiza? Murabizi ko uwo bita Cyusa yahaye isezerano rikomeye cyane iribagiza, amubwira ati nzakuba hafi. Angira ngo urabizi iribagiza akimara mu mahanga, uwo bita Cyusa yamuhaye isezerano amubwira ati nzakubera amaso yawe ndetse kuba warahumye nzaguma nkube hafi. Gusa muri kubona kango bita Cyusa atangiye guruka cyane, muri kubona kwanga bita Cyusa atangiye kugenda agaragaza imico idasanzwe. Mbere ko dukomeza najya manze nkwisabira akantu gatoya cyane, nyaboneka gerageza unkandire subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana, kandi umunsi naguha irandirimbo uzabashe kuba wayumva mu wambere. Babwira ati nangancoyeje rero ngiye mwabanye kuri mikoro Nyatatic Blaze, ndabakunda cyane kandi mboza ku muteri. Ariko mbere ko mvuga cawu ndagira ngo manze nkwisabire nyaboneka gerageza ukari subscribe kugira ngo tujye tubana kandi dukomeze kugenda dusunikwa neza na filime nzira. Ndabakunda cyane kandi mboza ku mutima. Ciao.